bamwicisha amabuye, umwe afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, ariko baramukomeretse. Ibuye rikimugwaho amaraso amanuka, irindi rigwahangaho amaraso amanuka, irindi rigwa mu mutima, irindi rigwa ku umubiri we wose wuzuye ibikomere. Ngo arapfukama, arambura ibiganza, aravuga ngo mwami ntubabareho iki cyaha. Bari abantu bazima babikoraga, ntabwo bari abasinzi, ntabwo bari abasazi, ntabwo bari abana, nta n'ikindi kibazo mu mutwe bari bafite. Ariko Stefano yuzura imbaraga za Stefano zirenga ibikomere by'umubiri yari afite, zirenga agahinda n'umubabaro rw'ibyari biri kumubaho. Arangije azamura imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Azamura imbabazi, atanga imbabazi akibabaye, atanga imbabazi agikomeretse, atanga imbabazi akivirirana, atanga imbabazi umutima we ugishwanyaguritse. Tubasuhuze, twizere ko mumeze neza abakunzi b'Iyogezabutumwa TV. Nizere ko mwakomeje kunogerwa n'ibiganiro dukomeje kubaha, ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi bitandukanye bigaruka ku ivugabutumwa. Iyogezabutumwa TV rero tubahaye ikaze n'ubundi. Murabona ko turi kumwe n'umuvugabutumwa, mu kanya aratwibwira. Uyu munsi dufite ikiganiro cyiza utagomba gucikwa. Ikiganiro cyiza ugaruka ku nsanganyamatsiko igira iti kubabarira ariko ukibabaye. Ntekereza ko ushobora kutabisobanukirwa neza, ariko uyu munsi ugomba kubisobanukirwa. Reka tubahe ikaze pasiteri. Murakoze cyane. Natangira mwibwira abakunzi b'Iyogezabutumwa TV. Iyogezabutumwa TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi mwese mukomeza gukurikirana ibi biganiro. Nongeye kubasuhuza. Nitwa Pasiteri Nkurikimukiza Alphonse, ndi umwe mu bapasitori bo muri diyoseze ya Cyangugu mu itorero rya Anglikani. Ariko kandi ndi n'inshuti y'Iyogezabutumwa, abantu baba ku Iyogezabutumwa tumaze kumenyerana kandi turi guhabwa umugisha. Iyogezabutumwa uti turimo turahabwa umugisha n'abakurikiye, twizere ko umugisha muri kubona mu biganiro byinshi. Mbere y'uko wenda dutangira dusenga, mumaze gusuhuza abakurikiye Iyogezabutumwa TV, ariko mbere y'uko tunasenga kugira ngo tube tunakomeza ikiganiro, mfite amatsiko yo kumenya uburyo ushobora kubabarira ikibabaye. Biraza kunsaba gusenga kugira ngo byumve, ariko kubabarira ikibabaye ni ikiganiro mugiye gukurikira hano ku Iyogezabutumwa. Ni gute ushobora kubabarira umuntu kandi ugifite ububabare muri wowe? Pastor, ngira ngo twatangira dusenga Imana kugira ngo ize gushoboza n'abatabasha kubyumva uburyo ushobora kubabara ukibabaye, tunakomerezaho kugira ngo twumve neza iby'iki kiganiro cy'uyu munsi kigaruka kubabarira ariko ukibabaye. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushimira kubw'uyu munsi kandi kubwa kanya. Tugushimiye umuhamagaro washyize muri bene data kugira ngo bashyireho iyi channel y'Iyogezabutumwa TV, kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe, abantu bumve indirimbo ziguhimbaza, zikuramye, zikora ku mitima yabo, kandi abantu bumve ubuhamya. Turagushimira rero kubw'iyi gahunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuganira na bene data. Turagusaba umwuka wawe wera kugira ngo ubane natwe, kandi dusengere mwene data cyangwa bene data bazumva ubutumwa kugira ngo buzagira icyo bubafasha mu mitima yabo. Tusenze mu izina rya Yesu, amen. Yego, reka tubahe ikaze pasiteri. Murakoze kudusengera. Tubwire kubabarira ikibabaye bishoboka bite, byakorwa bite? Reka tubahe ikaze mu kiganiro. Murakoze Deo. Maze iminsi nsenga kandi numva icyo Imana ivugana nanjye. Maze iminsi numva Imana insaba kubwira abantu ko bakwiye gutanga imbabazi bakibabaye. Kubera ubundi iyo umuntu aguhemukiye, iyo umuntu akugiriye nabi, aba afite icyo agamije. Ashobora kugira nabi abishaka cyangwa kugira nabi atabishaka. Rero icyo gihe umuntu akugiriye nabi, umutima wawe ukababara, umutima wawe ugakomereka, ndetse n'ubwo bugizi bwa nabi akugiriye bukakugiraho ingaruka, umutima, kamere zacu zibika inzika. Tubika inzika, tukabika umubabaro, umutima ukabika bwa butindi ufitiye wa muntu waguhemukiye. Ariko dufite Imana idusaba gutanga imbabazi tukibabaye. Deo, gutanga imbabazi ukibabaye ni ukwirinda ibikomere bikomeye by'umutima. Wowe ukihutira kubabarira
ukibabaye kugira ngo wirinde, kuko kutababarira bimunga umutima, kutababarira bimunga umutima w'umuntu. Kubera iyo mpamvu rero Imana iradusaba kubabarira tukibabaye, yaba twahemukiye, uwaduhemukiye adusabye imbabazi cyangwa atazidusabye, ukihutira kubabarira, cyane cyane ko dufite ibyitegererezo byinshi muri Bibiliya, kandi Imana burya ntabwo idusaba ibintu izi ko tutashobora. Umuntu ashobora guhita yumva ko nubwo ubabariye ariko ugifite ka gahinda bishobora kuba bitumye utanga imbabazi utateguye muri wowe. Ni gute ubwo bubabare bwawe wabwirengagiza ukarenga kuri ubwo bubabare watewe n'umuntu runaka ukajya kumusaba imbabazi? Ubundi kamere zacu, kamere y'umuntu gutanga imbabazi biragorana, ariko iyo umuntu amaze gukizwa, amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umwuka wera ari muri wowe. Uwo Yesu wicaye mu mutima wawe aguha ubushobozi, aguha imbaraga zo kuvuga ngo ngiye kurenga icyo umuntu yankoreye, kuko nababariwe, Imana ikambabarira, nanjye ngiye gutanga imbabazi. Rero izi mbabazi ntabwo ari imbabazi z'ubundi za kamere muntu. Kamere muntu ntitanga imbabazi, kamere muntu ibika inzika, ahubwo kamere y'ubumana umuntu yakira, kamere ya Yesu umuntu yakira. Izo mbaraga z'umwuka wera ziba mu muntu wakiriye Yesu, nizo zigusunikira, nizo ziguhamagarira, nizo zizamura imbabazi muri wowe, za mbabazi zikarenga umubabaro wagize, hanyuma ukababarira kandi ukababarira ukibabaye. Ako kababaro pastor ntabwo gashobora gutuma wongera kugaruka muri bya bihe byatumye wumva wa muntu wakugiriye nabi, wa muntu waguhemukiye, wongera kumugirira, navuga wongera kumurakarira, za mbabazi ukaba wazitanze ariko kubera akababaro gifite n'ubundi. Ubundi hari abantu bajya bitiranya ibintu. Kubabarira si ukwibagirwa ngo Alphonse ninguhemukira ubyibagirwe, ntabwo wabyibagirwa, ahubwo kubabarira ni ukubirenga, ukamera nkaho imbabazi zibirenze, hanyuma ukigiramo amasomo. Rero ushobora kubabarira umuntu wenda ntiwibagirwe icyo yagukoreye, ukabivanamo amasomo, ariko wowe ukabohora umutima wawe, hanyuma wagera Nyagasani uhemukiye nawe akagira umutima usaba imbabazi, ukabohoka mwembi. Umuntu udukurikiye ashobora kumva wenda bigoranye kuba wababarira kandi ubabaye, kuba wababarira umuntu ukibabaye, ariko ntabwo nyifite igitabo gitagatifu ni Bibiliya, wenda mwatubwira imwe mu bintu bishobora gufasha umuntu ukurikiye ikiganiro turi kugirana namwe hano ku Iyogezabutumwa TV, zishobora gutuma umuntu agira izo mbaraga zo kubabarira kandi mu by'ukuri agifite agahinda akibabaye. Muri Bibiliya dufite ingero nyinshi z'abantu benshi bababariye kandi bakibabaye, bababariye bakivirirana, bababariye imitima yabo igishanyaguritse, bababaye imitima yabo igitonyangamo amaraso, bababariye imibiri yabo ikiva amaraso, bababariye abishi babo bagihari. Abari kumwe n'Iyogezabutumwa TV tugiye kwifashisha rero ibyanditswe byera, aho tugiye gusoma muri Luka igice cya 23 duhereye ku murongo wa 33 kugera ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 23 duhereye ku murongo wa 33. Mureke dusome. Nuko bagera hitwa Inyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Murongo wa 34, Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye, barayifindira, abantu barahagarara bareba, abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize, niba rero Kristo watoranyijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira, bati nibura umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda, amen. Ariko nimunyemerere nsubire ku murongo wa 34 kuko niwo mutima w'ubutumwa bwiza, niwo mutima w'intego dufite ivuga ngo kubabarira ukibabaye. Aravuga ngo Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora, amen. Yesu amaze gufatwa n'abishi, bamukoresheje urugendo rurerure, baramufashe
ijoro ryose baraye bamuhererekanya bamuvana ku batambyi bamujyana kwa Pilato, bamuvana kwa Pilato bamujyana mu rukiko. Ibyo byose yari inzira y'umusaraba Yesu yanyuzemo. Bamucujije imyenda yari yambaye, bamwambika urubindo. Yesu baramukubise, baramushinyagurira. Yesu bamwambitse ikamba ry'amahwa mu cyimbo cy'ikamba ry'ubwami, kandi bamugiriye nabi. Bamwikoreje umusaraba, bamwikoreje umusaraba uremereye. Iyo nzira y'umusaraba Yesu yanyuzemo yari ari mu mibabaro ikomeye. Iyo mibabaro yari arimo, mibabaro yanyuzemo, ndetse yegeranye n'inyabihanga aho bamubambye, bamukubita ibisumari mu biganza ndetse no mu birenge, bamutera icumu mu rubavu, baramushinyagurira. Twasomye ngo bamuha n'inzoga isharira cyane, iramunanira. Rero ageze ku musaraba yavugiye ku musaraba amagambo menshi ndashaka gusubiramo, ariko amagambo yagize impinduka nziza ku mitima y'abantu, kuko ku musaraba niho yavugiye amagambo y'indunduro y'urugendo rwe n'umugambi w'Imana mu gukiza umuntu, mu gucungura umuntu. Hariya niho yavugiye amagambo y'indunduro mu gikorwa cyo gucungura umuntu. Rero mwayo magambo yavuze harimo ariko mu minota turakana twasomye yavuga ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Hejuru y'iyo mibabaro, hejuru y'inzira y'umusaraba yanyuzemo, hejuru yo gukubitwa no gucirwa mu maso no gukubitwa imfunda, hejuru yo kwikorera umusaraba, hejuru yo guterwa icumu, hejuru kwambikwa ikamba ry'amahwa, abanzi be babuzengurutse bari kumukwena, yuzura imbabazi. Aravuga ngo Yesu aravuga ati Data ubabarire. Yesu rero yababariye abicanyi, yababariye abishibe bagihari. Yari akiva amaraso, umutima we wari ukibabaye, umubiri we wari ukibabaye. Ya maraso yaho bari bashinze amahwa ngo ni ikamba, amaraso yari akiva. Hahandi bateye icumu hari hakivirirana. Ibikomere by'inkoni bamukubise byari bikivirirana. Ibikomere byo mu biganza byari bikivirirana. Ibikomere byo ku birenge byari bikivirirana. Ariko hejuru y'ibyo byose yuzura imbabazi. Ni umwami w'imbabazi, yuzura imbabazi, abasabira imbabazi, abababarira akibabaye, ababarira akivirirana, ababarira ibikomere bikiri bibisi, kubabarira ukibabaye. Bavandimwe bene data mukurikiye Iyogezabutumwa TV, biragoye kubabarira umuntu wakubabaje umutima. Biragoye kubabarira umuntu wakubabaje umutima. Biragoye kubabarira umuntu wagukomerekeje umutima. Biragoye kubabarira umuntu waguteye ibisebe byo mu mutima. Biragoye, ariko nubwo bigoye birakwiye, kandi nubwo bigoye birashoboka. Reka mbahereze urundi rugero mu gitabo cy'Itangiriro cya 37 ni kugeza ku gice cya 50. Turasanga inkuru y'umusore witwa Yosefu mwene Yakobo. Uyu Yosefu mwene Yakobo yagemuriye bene se baragiye bari ku musozi baragiye amatungo. Bamubonye aturutse nkiriye yarabagiriye neza, abazaniye ibyo kurya, abazaniye n'amazi kuko bari ku musozi baragiye. Ariko ngo bamubonye kubw'inzozi yarera barotoreye zituma buzura ishyari, bamubonye baramugambanira. Bamaze kumugambanira baramuhemukira mu buryo. Icyambere barabanje bamwambura ikanzu nziza y'amabara ise Yakobo yarera mudodeshereje. Icya kabiri bamaze kuyimwambura bamuta mu mwobo. Bamaze kumuta mu mwobo, bamutaye mu mwobo uri mu amazi y'isayo, bamutamo.
abo ngabo ni bakuru be, abo ngabo ni bene se, abo na amaraso ye nibo bamuhemukiye bigeze aho kageni. Icya gatatu, barangije bamuvana muri wa mwobo, bamaze kurya ibyo kurya yabazaniye, bamaze kunywa amazi yabazaniye, bamuvanamo. Bibiliya avuga ngo bamugurisha n'abantu bari kugenda b'Abishimayeli, bamujyana kwa Potifari kuba umuretwa. Ava mu rugo rw'iwabo, atandukana na se, atandukana na bene se, aragenda ajya kuba umuretwa. Ariko agezeyo umutima we wari ubabaye mu by'ukuri, yari afite agahinda. Reka mbabwire bene data, Yosefu yari afite umubabaro w'umutima. Yosefu umutima we wari wakomeretse ndetse cyane, kuko Yosefu yari yarakomerekejwe n'abantu yakundaga, yari yarakomerekejwe n'amaraso ye. Bene data, reka mbabwire, ibikomere birababaza, ariko ibikomere utewe n'inshuti yawe, ibikomere utewe n'umuntu musangiye amaraso, ibikomere utewe n'umuntu ukunda, ibikomere utewe n'umuntu wowe wumvaga wari ukwiye kuba gukunda, ibikomere utewe na mwene so musengana cyangwa mukorana umurimo, ibikomere uterwa n'umuntu utaruzi ko yagutera. Ibyo bikomere biraryana, ibyo bikomere birababaza. Umubabaro nk'uwo nguwo ni umubabaro ugera ku ndiba, neza ku ndiba y'umutima, kuko uwo mubabaro, ako gahinda, ibyo bikomere by'umutima wabitewe n'umuntu utari witeze ko yabikora. Niyo mpamvu bibabaza. Yosefu rero yabitewe n'amaraso ye, n'abantu b'amaraso ye, n'abantu b'abavandimwe baramuhemukira. Ariko ngo ageze kwa Potifari ahahurira n'intambara, ni inkuru ndende, ndetse kugeza n'ubwo byatumye kubwo gukiranuka kwe bamujyana muri gereza. Yamazeyo imyaka myinshi. Izo nzira zose yanyuzemo yari yarazunyijijwemo n'ububi n'ubugome bw'abavandimwe be. Ariko nubwo byagenze bityo, Yosefu yaragifite umutima w'imbabazi. Amaze kuba minisitiri w'intebe, amaze kuba minisitiri w'ubukungu muri kiriya gihugu, ngo baza guhaha kuko inzara yari yarateye, baje guhangara bamenye. Ariko mu by'ukuri yarabamenye, ntabwo yabahemukiye, ntabwo yabagiriye nabi, ntabwo yabituye nabi bamugiriye. Ahubwo Bibiliya iravuga mu itangiriro cya 50:21 haravuga ngo, arababwira ngo mwe gutinya, nimunyumvire. Abantu bamuhemukiye kariya kageni, arababwira ngo mwe gutinya, nzajya mbagaburira. Ntabwo nzabagaburira mwenyine, nzabagaburira n'abana banyu, nzabagaburira n'urubyaro rwanyu. Bibiliya ivuga ngo arabahumuriza kandi ababwira neza. Nubwo yababaye, nubwo bamuhemukiye, nubwo bamuteye umubabaro, nubwo ejo hazaza he bahangije, Yosefu yuzuye umutima w'imbabazi ababonye. Hanyuma za mbabazi zitwikira ibyaha bya bene se, imbabazi zirazamuka zirenga ubuhemu bamuhemukiye. Reka nongere mbahe urundi rugero rumwe rwo muri Bibiliya. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 60 harimo inkuru y'iyicwa ry'umudiyakoni wa mbere witwaga Stefano. Urupfu rwe rwari ruyobowe na Paulo woze witwa Sauli atari yakizwe. Hanyuma baramufata kuko yahamyaga urupfu rwa Yesu, kuzuka ko no kujya mu ijuru kwe. Abayuda n'abandi bapagani baramufashe, bamutagatiye amaboko yabo, barangije bamwicisha amabuye. Umwe afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, undi afata ibuye atera, undi afata ibuye atera. Ariko baramukomeretse. Ibuye rikimugwaho amaraso amanuka, irindi rigwahangaho amaraso amanuka, irindi rigwa mu mutima, irindi rigwa ku umubiri we wose wuzuye ibikomere. Ngo arapfukama, arambura ibiganza, aravuga ngo, mwami ntubabareho iki cyaha. Bari abantu bazima babikoraga, ntabwo bari abasinzi, ntabwo bari abasazi, ntabwo bari abana, nta n'ikindi kibazo mu mutwe bari bafite. Ariko Stefano yuzura imbaraga za Stefano zirenga ibikomere by'umubiri yari afite, zirenga agahinda n'umubabaro bw'ibyari biri kumubaho. Arangije azamura imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Azamura imbabazi, atanga imbabazi akibabaye, atanga imbabazi agikomeretse, atanga imbabazi akivirirana, atanga imbabazi umutima we ugishwanyaguritse. Yuzura imbabazi, aravuga ngo, ndababarira. Bavandimwe, kubabarira ni ukwigirira neza, kubabarira ni ukwigirira neza, kubabarira ni ukwikiza, kubabarira ni ukwibabarira, kubabarira ni ukwibohora. Umuntu araguhemukira
ugasigara umutima ukomeretse, wagataha akarya akaryama akishima akinezeza, wowe wapfiriye hariya n'umubabaro. Rero kandi ikindi kigiye gituma abantu batababarira vuba, bene data, ni ugutegereza ko umuntu wakubabaje azaza kugusaba imbabazi. Ese uri gutegereza ko umuntu wakubabaje azaza gusaba imbabazi niba nta mutima usaba imbabazi afite, niba nta mutima w'umuntu afite, niba nta mutima w'Imana afite, niba nta mwuka wera afite umubwira ngo wahemukiye mugenzi wawe genda gusaba imbabazi, uramutegereza ngo azaza kugusaba imbabazi kuzageza ryari? Rero wowe ni wowe ukwiye gutera intambwe ukabanza ukamubabarira kugira ngo umutima wawe urinde gukomereka. Kubabarira ni ukwirinda kuba imbata y'ejo hashize, kwirinda kuba imbata y'ejo hashize. Nkunda umushoferi w'imodoka iyo atwaye imodoka afite ikiyo kinini cyane kiri imbere ye cyitwa parabolize. Kiriya kiyo ni ikiyo kimufasha kureba imbere, kimufasha kwitegereza ibiri imbere. Ariko biriya biyo bindi biri imbere byitwa retroviseur bimufasha kureba imbere, bimufasha kureba inyuma. Yita ku biri imbere akareba muri retroviseur kugira ngo arunguruke ibiri inyuma. Rero natwe iyo twabaye imbata y'amateka, iyo wabaye imbata z'ibyakubayeho, umuntu yakubabaze ukabika, undi yaguhemukira ukabika, undi yakugirira nabi ukabika ako gahinda, ukabika uwo mubabaro, ukabika ubwo bwihebe, ibyo bikomere by'umutima, umutima ukagenda kugeza naho umutima ushobora kubora. Nibwo indwara zizamuka muri wowe, nibwo uzumva ngo umuntu yagiye guhora kuko nta mbabazi afite muri we. Bibiliya rero iradusaba kubabarira. Intumwa za Yesu zabajije Yesu ati ese umuntu naguhemukira uzamubabarire kangahe? Ntabwo Yesu yababwiye ngo uzamubabarire rimwe, uzamubabarire kabiri, uzamubabarire gatatu. Oya, yaravuze ngo uzamubabarire 7 ka 70, 7 ka 70 inshuro nyinshi cyane umuntu nakubabarira. Mwene data ukurikiranye ubutumwa, mwene data ukurikiranye Iyogezabutumwa TV, ufite ibikomere byinshi. Ushobora kuba ufite ibikomere byinshi watewe n'amateka yawe. Ushobora kuba ufite ibikomere watewe n'uwo mwashakanye, ushobora kuba ufite umubabaro watewe n'uwo wakundaga akaguhemukira, ushobora kuba ufite umubabaro wowe wahaye ideni ntakwishyure, ushobora kuba ufite umubabaro w'uwakwikiye, ushobora kuba ufite umubabaro w'uwaguteye indwara, ushobora kuba ufite umubabaro wakwirukanishije ku kazi, ushobora kuba ufite umubabaro w'uwishe ejo hazaza hawe, ushobora kuba ufite umubabaro w'umuntu wagufungishije, wakugiriye nabi, wakwikiye cyangwa wagukoreye ibindi, umutima wawe ukababara. Ariko ibyabaye nubwo byari bikomeye, ibyabaye byarabaye, nta kindi kintu wabikoraho. Icyo wabikoraho ni uko wakwibabarira, ukababarira umutima wawe, ukababarira kugira ngo umutima wawe uruhuke. Ntugire ibyakubayeho ngo noneho nurangiza ugire niyo bizigo ukomeza kubika. Abakubabaje bashaka gusaba imbabazi uzibahe, n'abatazishaka nabo uzibahe, kuko nta mbabazi nyine bakeneye, nta n'umutima wo gusaba imbabazi bafite. Rero mwene data, hamwe n'ubutumwa bwiza budusaba kubabarira tukibabaye, ndagusabira kugira ngo Imana igushoboze. Ndabizi neza ko bitoroshye, ndabizi neza ko bikomeye, ndabizi neza kuko nanjye kubabarira abantu byantwaye urugendo rurerure. Gutegura ubutumwa bw'imbabazi byansabye urugendo rurerure, kuko nari mfite abambabaje mu buzima, nari mfite abampemukiye mu buzima, nari mfite abo nizeraga bampemukiye, nari mfite abo twonkanye ibereremo bampemukiye, nari mfite abo nitaga bene data bampemukiye. Ariko hamwe n'Imana na Yesu n'Umwuka Wera, umutima wanjye naje gusanga atari uwo kubikamo iyo myanda y'abantu bampemukiye, ahubwo ko ngomba kubabarira, hanyuma nkareba. Bibiliya avuga ngo twibagirwe ibiri imbere, ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere. Icyo nzi nuko ejo hazaza hanje ari heza. Icyo nzi cyo nuko umutima wanjye wababariye, kandi umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Narabohotse, umutima wanjye urabohoka, umutima wanjye uraririmba, umutima wanjye urishimye kuko natanze imbabazi. Nawe rero mwene data ukurikiranye Iyogezabutumwa TV, ijambo ry'Imana nirigufashe. Reka nsoze nkwibutsa ibyaha bibiri bitababarirwa. Icyaha cya mbere Bibiliya tubwira kitababarirwa ni ugutuka Umwuka Wera, ntabwo aricyo nshaka kuvugaho. Icya kabiri cya kitababarirwa ni icyaha cyo kutababarira abandi. Bibiliya avuga ngo nimutababarira bagenzi banyu, namwe so wo mu ijuru ntazabababarira. Ariko nubabarira mugenzi wawe, nawe Imana izakubabarira. Wibuke ko utari shyashya,
wibuke ko utari umumarayika, wibuke ko uri umwana w'umuntu. Nawe ku ruhande hari abaguhemukiye, ariko nawe ku ruhande hari abahemukiye. Mbese ko Imana yakubabariye, ko nawe hari abakubabariye, wababariye abandi, ko nawe wababariwe, kandi ko nawe uzababarirwa utari shyashya. Imana iguha umugisha, ubabarire, ubaho ku mutima wawe, ubabarire. Imana yarike abazira mu gitabo cy'ubugingo, ubabarire, urebe ibiri imbere, kuko ejo ni heza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru igukomeze, kandi asanga kugira ngo umwuka wera abane nawe, aguhe kubabarira abo bose. Umutima wawe utekereze abo utari wababarira, abo ukikoreye, iyo mitwaro uyiture, hanyuma utangire uririmbe ngo umutima uraririmba kuko nabohowe rwose. Mwene data, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana igufashe. Kadusenge. Mwami Imana, turagushimira ku bw'ijambo ryawe, kuguha bene data imbaraga zo kubabarira kugira ngo imitima yabo ibohoke, kandi nawe ubone uburyo bababarira, kandi barushaho kureba imbere. Ubaho umugisha rero, kandi umugisha bene data bo kuyegeza Butumwa TV, ubaha imbaraga, ubaha n'ibyo bakeneye byose, kugira ngo ubutumwa buzagera hose ku isi n'imyaka yose buzamara, buzabohora imitima y'abantu. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe, biseze mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Yego, reka dushimire pasiteri, dushimire mwese mwakurikiye, dushimire mwese mwafashe umwanya mu kumva ubutumwa bwiza, ikiganiro cyiza cyane gishobora kugufasha kubabarira umuntu kandi mu by'ukuri gifite agahinda. Inyungu zo kubabarira tumaze kuzumva, twumvishe byinshi muri iki kiganiro. Reka twizere ko uzagisangiza inshuti zawe, nabo bakagira uyu mutima wo kubabarira kandi mu by'ukuri bagifite agahinda, bakibabaye, kuko tubonye ingero nyinshi muri Bibiliya zishobora kudufasha gukora icyo gikorwa cyiza. Dushimire pasiteri ku mwanya mwiza mwafashe kugira ngo muhe abateze amatwi ikiganiro cyiza nk'iki ngiki, gishobora kwibutsa ko bashobora kubabarira kandi bafite n'aka gahinda k'ibikomere bagize batewe n'umuntu runaka, ariko imbabazi zigatanga ibyishimo kuri wa wundi wababariye. Mwakoze cyane, kandi namwe mwari iki kiganiro mugisangiza abandi, turushaho kugira gute, turushaho kogeza ubutumwa bw'Imana, cyangwa se kwagura ubutumwa, cyangwa se kuvuga ubutumwa bw'Imana. Mwakoze cyane. Mwakoze byo, Imana igumugisha, anezero korana nawe. Yego. Iyi ni Iyogezabutumwa TV. Iyogezabutumwa TV ni channel, ni umurongo Imana yashyizeho, ni ishurirwa Imana yahaye abagaragu bayo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bw'agakiza, twamamaze ibitangaza by'Imana, twamamaze imirimo y'Imana, twamamaze imbaraga z'Imana mu bantu bayo. Iyogezabutumwa TV tubashyiriraho, tubategurira ubutumwa bwiza twifashishije abapasitori mu matorero atandukanye, abapadiri, abavugabutumwa kuva mu madini n'amatorero bitandukanye, amakorari yo kuramya no guhimbaza, kandi tubategurira abatangabuhamya bavuga ubuhamya bw'aho Yesu yabavanye, bavuga ibyo Imana yabakoreye mu buzima bwabo, kandi dufite n'abahanuzi bavuga iby'Imana yabashyize ku mutima, bagahanurira amahanga. Muvandimwe rero, kandi bene data, turabahamagara, turabararika gukurikirana no kuba inshuti y'Iyogezabutumwa TV, kudusengera ndetse no kudufasha mu buryo bwose Imana yabushoboza, kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe amahanga yose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Wibuke ko ubutumwa tuvuga ubu uzamara imyaka iruta iyo tuzamara ku isi abantu babwumva, kandi nawe Imana iraguhamagara kugira uruhare, waba ufite ubutumwa, waba ufite ubuhamya, yaba ari korari, waba uri umuhanuzi hari Imana ikubwira kubwira amahanga, ndetse n'ubundi bushobozi bundi bwashoboka bw'amafaranga, ndetse n'ikindi wakora kugira ngo iri vugabutumwa rigere kubo rigomba kugeraho, kandi rikorwe nk'uko ihishurirwa Imana yaduhaye riri. Turakorereka rero kugira ngo ube inshuti yacu. Imana iguhe umugisha. Kora subscribe, hanyuma ukore na share
kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose. Nukora subscribe uraba uduteye inkunga, kandi nukora subscribe biratuma buri kintu cyose uzadushyiraho uzabikibona. Isegonda rya mbere tugishyizeho isegonda rya mbere tugishyizeho uzajya uhita ukibona, kugira ngo urusheho guhabwa umugisha, urusheho gufashwa, urusheho kugirana n'Imana. Abandimwe rero, inshuti z'iyogezabutumwa TV, turabasengera, turabakunda, turabasabira umugisha mu buryo bwose. Imana ibaha umugisha, Imana ibiteho, kuko Imana kubana namwe, Imana ibana namwe mu byo mukora, Imana ibazamure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko Imana kubana namwe, kubane nawe n'imiryango yanyu n'ibyo mukora byose. Imana ibaha umugisha, mubagaragare aho munyura hose, muhabwe umugisha kandi mutange umugisha. Ibyo nibyo tubasabiye, nibyo tubifuriza. Imana ngo ibarinde indwara, Imana ibarinde ibyago n'amakuba, Imana izabahe kurama, kandi ntimuramire ibyago, ahubwo muramire kubona imigisha y'Imana n'umunezero w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ibyo tubifuriza kugeza ubutumwa TV, twese